kuri noheri baduhaga inote ya 5 miliyoni nyine dutore amafaranga menshi then ukajya kuvunjisha ukamakinga sure ko watuye igice cya 20 abantu mwese mwavunjisha amafaranga wanyu babahaye sino kuri noheri gusa mukajya gutura 10 ukajya gutura 5 kugira ngo ubone ayabombo ndabasuje kuko muri benshi nanone ndihanganisha cyane abasheri abo mwakurangiye ujya kurangira bakahita bagukatira bazongera gusubirana mwaka utangiye abantu badasohoza nta kundi ndabasuje inshuti zanjye nzi ngo zihangane erega hari ukuntu tuba twako badusaba impano za noheri nicyo n'ubundi cyangwa siza bonane ubundi tugasa nk'ababahaye akabreke bazasubirana nko mu kwa 4 yego nyuma ya Sevalente cyane n'abantu cyane abantu bo kuri social media tureke gupretendinga tureke uno mwaka ushobora kuba warabaye muremure ku rwego tutabashaga gutekerezaho 2025 wanze kurangira izagenda gutya nkaho ujya kurangira ukatubona ibindi bintu biziyeho wajya kurangira ukatubona ibindi bintu nyine ntago kandi iyi ni ingaruka mbi zo kudashyira hamwe muraho neza yambi noheri nziza kubayizihiza Merry Christmas kubayizihiza Happy New Year umwaka mushya muhire abamenyesha akingofero umva umuntu wayima yambwiye ngo yeguze 20 pe nukuri kwimana ikambwiye ngo yeguze Imana yarago ngo yeguze 20 ngo muri TDMR mumbwira yigura nayo ngiye kuyigura pe TDMR twagiye abakire murakoze so mumeze yamite umva twebwe tumeze neza Lilia nakasameze ni gutya tubiseguyeho tumaze igihe tudahari abantu bendaga kunyica twahuraga Liliane twararwaye bamwe turi mu minsi mikuru abandi tujya mu minsi mikuru abandi tujya gushyingura tugira ibyago abandi byari ibintu byinshi cyane twambuka igihugu tujya kureba abavandimwe inshuti n'abaturanyi nuko byagenze mwambuka igihugu twambuka igihugu tugize amahirwe tugaka narindina abo tutazagira ngo so rero nizere ko aho muherereye umva mu gihe harasa neza mu mujyi wa Kigali harasa neza byataye no nifuza gutura ubuzima bwanjye bwose so ikintu kimbwira ko umwaka ugiye kurangira niyo ncihara muri rompe mu mujyi nkatabona hari ibintu byagiye bihinduka iyi ngofero gutuma nirata nijya itiyode wige umva mbabwire ndahindukira ko mbonye ibintu bindi inyuma sinabikurayo ndi kwizihiza noheri yanjye abeg muri kundeba mukavuga ngo ndi igisambo ngo iki mwebwe kera mbwira kera ku mwaka nyine umwaka urangiye banye bakuguraga ikanzu nshya ya papa arankunda abaguraga papa rero ntabwo ibyo bintu mbizi ntabwo nabaga mbizi nimba byarangiye cyangwa bitarangiye gusa ikintu nzi kera umwaka warangiraga twajyaga kwa nyogokuru umva utanguriye ikanzu nshya ya papa arankunda za papa cyangwa se ya myenda y'amakoboyi n'amaposhe hano yabaga afite umweru poche bombe na abyitaga poche bombe umva nta kukomara cyangwa ngo nume bicenge bampaga kuri noheri baduhaga inote ya 5 miliyoni nyine dutore amafaranga menshi then ukajya kuvunjisha ukamakinga sure ko watuye igice cya 20 abantu mwese mwavunjisha amafaranga wanyu babahaye sino kuri noheri gusa mukajya gutura 10 ukajya gutura 5 kugira ngo ubone ayabombo ndabasuje kuko muri benshi muri byo nabikoraga ku rusengero bisanzwe yagiye gusenga bisanzwe twimame pe ukagwa amafaranga nguze gutura ukavunjisha ugatura 5 nukuri we kugira noneho habagaho utushikarete hadushikarete kera twabagaho kabaga ari umutuku cyatsi tonya twutubiye hari n'ibindi bintu kera twaryaga ku ishuri bitaga mbushi abantu bayizi mbushi ni ibintu bikoze mu bugari
bakoraga gutya bakabikoramo akantu kare bakabishyira ngo mu mamesa bakabishyira nimba ari mu mamesa nimba mu mavuta ntago mbizi napfaga John subwo sibyo numvishe bita ntago mbyibuka murakoze umva mbabwire ikindi ejo imvura yaraguye ndababara ejo ngiye imvura yaranyagiye nagiye kwizihiza noheri abo yanyagiye mwese ndabasuhuje kuko ntabwo yaguye cyane imvura yaguye amasaha byoroshye nyine ntabwo yaguye kwa kundi gwa cyane yaraguye igwa amasaha mabi saa sita abantu bari gutaha kandi biterwa ntaki naho waruri njye nari nijyamye wacu murakoze urumva niyo mpamvu itari kumubangamira ariko ubundi yaguye saa sita kandi saa sita hari abana babatijwe baba bari gutaha bishimye bavuga ati tugiye gusanga iwacu batetse abashyitsi baje inshuti zacu reka mbwira abantu mwese mutanume abantu muburana ngo ntibabatumira abantu mutanumiye ngo mujye gukonsoma jamara zavuka siturye sibyo jamara zavuka siturye n'umwana w'Imana avuke ngo se tuzabitandukanyiriza ibaza abayisilamu bahenduye amazina we nzi umuyisilamu witwa Hajati yabaye Clarisse yo umva ifate ku munwa ugira gutya naye njye ikintu nahoze nkibaza jamari azavuka azakora bidi ntiturye tumugurire keke ahubwo tumugurire keke cyangwa se ntitunarye tunanabimenye twapostinga gusa n'umwana w'Imana navuka tubaho ngaho gusa biba bisa nuko twabaye umva kandi ubwo nyine nimba utaruraho byabaye udahari igiti nikigira ute kimurihirimira ntikirimuhirimira nuko babivuga murakoze so eka mbabwire ikindi ngiyewe ikindi navuga ndashimira polisi y'u Rwanda muri uyu mwaka yo narababonye musiko hatabaye impanuka nyinshi nabonye bari gutanga amabombo nyibira ikintu mba nekereje mutwe cyane engere yovuga ukuntu nkurikije ngiye impanuka zajyaga ziba mu yindi myaka shanago uyu mwaka habaye impanuka nyinshi ubundi kuri radio amatangazo yose yabaga ari impanuka kuri Instagram kuri TikTok ari ukwerekana impanuka zabaye ariko uyu mwaka pe biriya nicyo kikwereka ko nyine polisi iri gukora byibuze abantu batangiye kumva akamaro kamera za Sofia bazanye zagize umumaro kuriya kuntu hari amasaha bahagarika ibikamyo bari abashoferi ntabwo bajyaga basinzira aho kubera ko nkeka basigaye babahagarika nta kindi kintu yakora agomba gusinzira akaruhukamo ikindi bintu byo gukontorora abantu banywa inzoga byatezaga impanuka nyinshi ariko polisi ndayabamanikiye pe mwarakoze pe akazi kenshi pe gusa shaye mwaka ugiye kurangira apfa abantu benshi ngo sha turihanganisha abantu muri uyu mwaka babuze ababo inyamibwa dukomeze twihangane inyamibwa babuze umubitsi n'umubyinnyi yari umubyinnyi nubwo yari na finance umubitsi finance cyangwa se dafu mu gifaransa sibyo so umucungamari iryo jambo Imana ikomeze imihe irugo idashira nawe yasize ibakomeze ndetse n'abandi benshi cyane mwabuze abanyu umwaka uri kurangira nabi habuze abantu benshi nabonye n'umusore bavuga ngo yariwe n'imbwa nawe afite umuntu bafite icyo bapfa no mu nyamibwa dusengere inyamibwa dusengere tuzizirikane mwese dusengere abantu bose babuze abantu babo muri ino minsi dusengere abantu bose batanabonye noheri ntabwo rwose dushime n'abantu batekereje hari abantu bagatekereza abana b'imfubyi abantu bagiye bakoresha kabisa ibirori bakita ku bana ntibarye bonyine Imana isubize nanone ndihanganisha cyane abasheri abo mwaka urangiye ujya kurangira bakahita bagukatira bazongera gusubirana mwaka utangiye abandi basohoza nta kundi ndabasuje inshuti zanjye nzi ubu ngo zihangane erega hari ukuntu tuba twanga ko badusaba impano za noheri nicyo n'ubundi cyangwa se za bonane ubundi tugasa nk'ababahaye akabreke bazasubiranaho mu kwa kane nyuma ya Saint Valentin cyane n'abantu mwitegura kujya mu nkundo kugira ngo Saint Valentin izababere nziza urugendo ruhire so
si cyo tuje kubabwira we twifurije noheri nziza n'umwaka mushya muhire turabakunda ikindi twari tubakumbuye njye a promise sinzongera kubura pe nukuri ntacu mbwari wabivuze ninjye bivuze sinzongera kubura ntuzajya mumbura cyo koza mujye mumenya ko nagiye gusura abaturanyi hakurya kandi nabyo ntabwo bizongera kuba iminsi irenze ibiri gusura abaturanyi hakurya ndabasezeranya pe ndabasezeranya so every day I need the blood of Jesus katubaririmbe yeka mbabwire ko Radio Kigali yakoze igitaramo kiza Israel mbonye yakoze igitaramo kiza abantu mwese mwagiye kandime nka twatwana bye bye go nagugu bye bye on naga amajwi yacu abasa nago ari seri gusa turabifuriza kuzagira umwaka mushya muhire kuzagira ibikorwa nyine byinshi hasigaye iminsi intego kandi muzazikurikize ikindi uyu mwaka ese kasa umwaka ni iki nyine wakwigishije umwaka ni iki kintu wakwigishije ni cyo kintu wakwigishije guca bugufi bikenewe naho bidakenewe gukunda abantu bose ntitaye ni cyo kintu kubakunda nkabibereka kandi ni cyo kintu kindi wagusigiye wansigiye umwaka wari mwiza wasize nambaye ingofero ya kaminuza y'u Rwanda urumva wasize mvuye ku ntebe okay nshobora gusubirayo ariko hari icyiciro wasize ndangije umwaka wambereye mwiza sinarwayemo umwaka ndumva ntagiye kwa muganga na rimwe urumva ibintu byo gushimana ni byinshi unsigiye ira TV Rwanda ni amashimwe akomeye unsigiye umuryango munini waba ila waba CASSAH waba LILY urumva ibintu byo gushimana ni byinshi pe wansigiye inshuti nungutsemo inshuti kandi nziza oh my gosh so nta sheri urangiye nta sheri ariko 2025 mwamba bari mukankura ku muhanda ndi kubona abandi bantu bari postinga ngo umwaka wa 2024 ngo binjiye mu mwaka wa 2025 binjiranyemo n'umuntu runaka ambao ibyo tugisengera nibyo nabyo birimo baza ngo birthdays umva ngiye cyo koze uno mwaka usigiye inshuti nshya nyinshi Asira unchaka hichi kambabwire rari nshasi nayivuga ariko nyaga ari byiza bari kunyenza urumva kambabwire ndananiwe inshuti zanjye ndarushe basha umva unsigiye inshuti nshya akazi gashya wow nsigiye ibintu byinshi byiza kaitwa muri mwaka nahuye n'abantu ndashaka guhura nabo muri mwaka harimo ntuzana nahuye noneho ntago twahuye rimwe noneho hari kuntu usaba imana ikagukubira umva iragukubira muri mwaka nabonye nyine ibintu byinshi nifuzaga ko ngeraho byagezweho nka 80%. Ibindi ni kibazo nyine kindi tuzigaho umwaka utaha tukiri kwigaho tukiri kuganira. Ikintu wanyigishije ngewe no mwaka. Ikintu wanyigishije yego komeza same urumva same no kwicisha bugufi sibyo kwicisha bugufi gufasha kwicisha bugufi gufasha n'urukundo n'ibintu bigendana cyane ubundi urukundo ruhatse byose ntago wagira urukundo ubona umuntu ukabona ari munsi y'ibirenge byawe. Ikindi akantu nabwira abantu nyine bakazagendera mu mwaka utaha kabafasha ni tuzige kuba twe
muri uyu mwaka ugiye kuza twige kuba twige kwakira, twige kwibwiza ukuri abo turi, kwibwiza ukuri, twakire ubuzima turimo. Uko utakira ubuzima urimo ubu ntabwo nkeka ko ubutaha wazabona uko nyine, ntabwo wamenya aho ubuzima uri, utazi ubuzima urimo ntabwo umenye ubundi buri inyuma, ariko nabivuga utazi yava ntamenye yajya. So twibwize ukuri mu mwaka ugiye kuza, tube batwebwe, kindi dukundane. Hey, umva njye nta nama mfite pe. Inama ya mbere yari yo okay, mukundane, murakoze, twimenye, dukundane, cyane cyane abantu bo kuri social media. Tureke gupretendinga, tureke uno mwaka ushobora kuba warabaye muremure ku rwego tutabashaga gutekerezaho. 2025 wanze kurangira, izagenda gutya nkaho ujya kurangira ukatubona ibindi bintu biziyeho, wajya kurangira ukatubona ibindi bintu nyine ntago. Kandi iyi ni ingaruka mbi zo kudashyira hamwe. Twige nyine muri umwaka abantu kuri social media cyane, cyangwa se abazikoresha, waba uzikoraho waba uzikoresha, dukundane, tugire ubumuntu, nugira ubumuntu. Kindi kintu nabonye wenda abantu kuri social media bakora, bashaka indonke mu bibi. Yes, bikarangira nuko nta umuntu ufite. Kandi buriya tuzarebe biriya bintu bibi ntago ushaka kurenza ibyumweru 2. Kandi nyuma yaho wenda bihakazaho n'izindi ngaruka z'imyaka yawe. Ibyo icyo kintu ukoze amasaha, tuvuga isaha, uragikoze isaha, ugishyizeho kisha abantu, babitekerejeho ibyumweru 2 birashize. Ariko nyuma nujya gukora ikintu kibi jya utekereza, ese mu myaka 5 kizaba kikiri kuri top? Umwana wawe baze navuka, umwana wawe se navuka akakubaza se kubera iki? Yego wasabye imbabazi, yego baguhaye imbabazi byararangiye, ariko wibaze nyuma yaho. Twige kuba mu buzima, tubanirane uko nabyita, baho nkube beraho abandi. Ikindi twite ku maherezo yacu, beraho abandi, ubundi ubuzima buzagenda neza. Twige kwita ku herezo byacu, kuko muri iminsi nyine ibintu bisigaye bitungurana, ukabona kana kayagiye. Nyine mu buryo butunguranye ku myaka. Ese reka twibaze nimba nkoze icyo kintu nkagukorera nabi ku munsi wanjye, cyagiye nagiye ntakiri kumva, ntakiri kuvuga, bazantangira ubuhe buhamya? Twige nyine kuba abantu, twige kuba abantu beza mu gihe turimo. Ntawamenya nimba n'ijuru ririho ukarijyamo neza wejejwe. Nta kibi cyo gukora neza, nta ngaruka ziba mu gukora neza. Ugira neza ukabisanga imbere, wagira nabi ukabisanga imbere. Murakoze, Imana ibarinde. Gira ibihe byiza, turabakunda. Mwaka mushya muhire. Happy New Year. Ciao.